Reka twongere tubasuhuze abakunzi ba Humura Uzabyara TV. Aka kanya rero n'ubundi nkuko mwari mwabibonye ubushize twari twasuye umubyeyi Alice atuganiriza ubuhamya bwe. N'ubuhamya bwiza ntekereza ko bwabagiriye akamaro. Bashishikariza kandi gukomeza gukora subscribe kugira ngo n'ibindi byiza tubategurira imbere bizajye bibageraho uko tubishyizeho. Ngira ngo n'ubundi nkuko bisanzwe turatangira umubyeyi Alice adusengera aturagiza Imana. Mana yacu ndagushimye kuko kundiye bene data kumpa akanya ko gukomeza kuvuga imirimo yawe. Ubaho umugisha. Umwanya turawusengeye ubane natwe. Iki kiganiro kigende neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngira ngo rero nkuko mwari mwabikurikiye ubushize abakunzi ba channel Humura Uzabyara TV twari twakurikiye ubuhamya, ariko kubw'igihe cyangwa se igihe cyatubanye gito biba ngombwa ko dusoza, ariko ntago ubuhamya bwari burangiye. Ngira ngo rero twari tugezaho umuhanuzi yari yaramubwiye itariki runaka agomba kuzagera kwa muganga, noneho agasanga noneho kuri iyo nshuro agasanga arasamye. Naho ngaho rero tugiye guhera adukomereza n'ubuhamya bwe. Akoze niba mbyibuka neza nababwiye umuhanuzi wansanze mu ishyamba, hanyuma akambwira ibintu bitatu. Aho yambwiye ati Imana yo mu ijuru ikiganiro cy'abagore bakuvuze bikagutera agahinda yaracyumvise, yari hari yarabarebaga. Hanyuma iranamubwira ngo maranya agahinda intimba imyaka 8, ngo ariko Imana ikuyeho umubabaro wose cicekesheje abanyegaga. Hanyuma iranamubwira ngo ku itariki 15 z'ukwa mbere nzajye kwa muganga nzasanga ntwite. Ndumva ariho nahera. Niba nibuka neza aho nari ngeze ahantu mbabwira aho nari ntangiye kumva Imana ivugana nanjye mu ijambo ryayo. Imana yakomeje kuvugana nanjye ku munsi wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5 amasengesho ararangira. Ubwo nasengaga ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 muri 2013. Noneho umuhanuzi wa mukobwa wansanze mu ishyamba wabimbwira muri icyo gihe nasengagamo, arambwira ati ku itariki 15 z'ukwa mbere, ubwo yavugaga muri 2014, uzajye kwa muganga uzansanga utwite. Nihuse rero nageze kuri iyo tariki ntwite, ariko nagiye kwa muganga kuri 13. Nafashwe numva mfite imbeho nyinshi, ngira ngo ni malaria ndwaye. Ndashishira ngira imbeho iteye ubwoba, umva ndananirwa ndaruka, mbwira umutware nti ndumva narwaye malaria, nireka tujye kwa muganga. Arambwira ati nta mwanya mfite, ntabwo urembye cyane, gerageza wijyane. Ndagerageza njya kwa muganga. Ngezeho mbwira umuganga, ndamubwira nti mfatira gute pese, ndiyumva ndi mukuru, mfatire gute pese ndumva ndwaye malaria, nusanga rero nyandikira imiti njye kwiryamira ndumva ameze nabi. Arambaza ati se ntabwo uri umugore? Nti ndi umugore. Arambwira ati se noneho iyo mbeho imeze gutya wabwirwa n'iki ko ari malaria ko n'umugore twitayigira? Ntimugahave, ntibyo berekeraho ubikuye, nticeceka ibyo byihorere, ntahubwo wowe mfatira ndi mukuru, ntabwo ndi umwana. Ko ndwaye malaria, ko umuntu arwara malaria ndabizi ni malaria ndwaye. Arambwira ati se ubundi wajyaga hehe niba ushoboye kwivura uje kwa muganga gukora iki? Noneho niba unyumvira genda muri laboratoire utange ikizamini cy'inkari barebe kudatwite. Ubwo ku itegeko rya muganga gutanga ikizamini, ngeze muri laboratoire nyuma y'iminota, ntago byatinze, iminota mike infirmiere yahise azana igisubizo. Muganga kirebye asanga ndatwite. Arangije ati ntureba wa murwayi we, ubu wari kuntesha umutwe ngo nguhe imiti ya malaria usanga ukuyemo yinda kandi dore nenda. Ntimuga ntibyo uvuga nibiki. Ubwo nahise numva byarende byo kuremba nyize, noneho mba umusazi. Ndabona ibintu uvuze wabisubiramo ndatwite. Arambwira turatwite. Sise kubera icyo urimo gutangara kandi ufite umugabo. Ndamubwira nti byihorere, nti nta rindi jambo nshaka kuvuga. Ubwo ako kanya nahise nceceka nyine mbibuba.
ibintu byose bambajije simbashe gusubiza. Nuko noneho ndangije umuganga bimuyobera ambwira ngo nimuhe nimero y'umugabo. Nimero ndayimuha. Umugabo aramubwira ati umugore wawe ari hano kwa muganga kandi ararembye tugiyeho vuba hanyuma tukubwira icyo tugushakira. Umugabo ahise atega moto, nta nubwo yirushye atega ikindi, aza yirukanka nsanga kwa muganga. Bamutekereza ibibaye ati none dore tumweretse ibizamini ibisubizo by'uko atwite, none aracecetse ntashaka kutuvugisha. Ako kanya bakimubwira nawe araceceka, nawe bibubu. Noneho muganga biramucanga, aravuga ati sibi ni ibiki noneho mpuye nabyo. Noneho nawe turaguhamagaye uracecetse, nawe araceceka. Noneho hashize umwanya bayihagararaho by'abagabo, aza gusobanura muganga aramubwira ati impamvu ubona dusa nkaho biducanze, twari tumaze imyaka 8. Imyaka 8 irashize yose nta mwana nta ndiravamo, nta nkuru itubwira ko dutwite. Niyo mpamvu ubona byatunaniye. Noneho nice numva agahinda karanyije, numva ni nk'ibyishimo by'umunezero byatumye nturikandarira mvuza induru, ndavuga ntayiwe n'Imana irantabaye, ntiyari yarabimbwiye, birancanga bitaro ndabisanza byose. Hanyuma dogiteri barumirwa nyine, baravuga bati Imana ishimwe, mwari mufite ishingiro byo guceceka. Ubwo naratashye rero ngeze mu rugo nk'uko bisanzwe, ampa itariki nzasubiriraho kwa muganga. Noneho nkitaha hashize ubwo nagiye ku itariki 13, ku itariki 26 ngira inzozi. Nagize inzozi, izo nzozi ni nazo urebye zituma nkomera n'uyu munsi, ni nazo zatumye ngira ibyiringiro by'uko bishoboka ko nzabyara. Nagiye kubona mbona mpagaze mu rutoki. Noneho mpagaze mu rutoki ngiye kubona mbona inshira ndende cyane, inzoka y'inciye mu maguru. Numva ijwi rimbwira ngo uzi ikibaye, ngo umuroza kwiciye umwana. Nk'umuroza nyiciye umwana ate? Ijwi rirambwira ngo ariko ikomeze utegereze urebe. Mbwira umugabo ndamukomanga ndamubwira ntuzubye numvise ijwi rimbwira ngo mbonye inzoka ica hagati y'amaguru, hanyuma numva ijwi rirambwira ngo umwana ari utwite arapfuye. Hanyuma arambwira ngo ntibishoboka, umwana wacu agomba kubaho. Nongera ndaryama mpita nongera ndasinzira. Muri ako kanya nongera kubona, ngiye kubona mbona mpagaze mu rutoki nanone, ariko urwo rutoki mbona rurimo ibiti by'amapapayi. Ngiye kubona mbona iruhande rw'ayo mapapayi hashinze urwego. Numva ijwi rimbwira ngo ninzamuka urwo rwego nitegereze neza. Ndebye kuri iyo papayi mbona iyo papayi ifite ipapayi ihiye cyane, irahiye cyane, hariho n'indi yenda gushya, izindi zari zikiri ntoya zitarashya. Noneho ndabaza ntese ibi bishatse kuvuga iki? Numva ijwi rimbwira ngo utegereze, iyo papayi ihiye cyane n'umwana wawe wari utwite aragiye, ariko hariho ibyiringiro by'uko iyo papayi ikurikiyeho izakurikiraho kera. Humura nubwo umwana wagiye, inyuma ye hariyo abandi kandi abo nabo bazavuka. Kenshi na kenshi niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo humura nawe uzabyara. Ipapayi ihiye cyangwa se iyo yakurikiyeho n'urwo rubyaro umugisha Imana yampaye. Hanyuma uyu munsi nkafite abahungu 2. Atarashya birashoboka ko ari abana bawe bari inyuma, ni nimero yanjye yabanjije n'iyawe izakurikiraho. Nkunda kukubwira ngo wowe ufite ikibazo cyo kubura urubyaro, ushobora kuba umaze imyaka 2, umaze imyaka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se nk'iyo nari maze, ariko humura nawe imbuto ikuri mizera. Haleluya, haleluya. Ndakomeza. Hanyuma mvuye aho ngaho bwarakeye, bukeye mbwira umutware nti ndumva ntameze neza. Mpamvu namubwira ngo simeze neza, bya bindi nari narahuzwe byose numvaga nshaka kubirya. Ubundi nkumva bwa buzima bwo kuruka bwahagaze.
ubundi nkumva nta kibazo mfite na kimwe nsigaranye. Ndamubwira nti nyamara za nzozi narose banza arizo, ubishatse reka tukajya kwa muganga. Arambwira ati ikibazo kiri he, karaba tugende. Twaragiye tujya ku mujenekologe watuvuraga, hanyuma tumubwira ko tuje muri consultation kureba ko umwana wacu ari muzima. Aratubaza ati kubera iki mumbwiye ngo muje kura ko ari muzima, mutekereza ko yaba yabaye iki? Ndamubwira nti bishobora ko aba yanigendeye, byose birashoboka. Arambwira ati madame jya ugira kwizera. Ndamubwira nti ibyo nkubwira nsuzumira urebe ko byaba ari ukuri. Arebye arambwira ati umwana yapfiriye mu nda, dore umutima w'umwana ntutera. Bene data mwebwe munkurikiye, nagira ngo mbabwire ngo wa mwana natwite mu bitangaza, wa mwana nabyaye natwise nyuma y'imyaka 8 mu mwaka wa 9 utangiye yarigendeye. Wa mwana wa mbere wari utegerejwe igihe kinini yarigendeye. Wa mwana twari dufite amatsiko yo kuzabona yarigendeye. Imana ijya yemera ko bibaho. Hanyuma nyuma yaho rero aho tuviriye aho, umugabo ntiyabyemeye ntiyanabyakiriye neza. Arambwira ati tujye mu rindi vuriro duhinyuze. Turagiye tugiye mu rindi vuriro, muganga nanone arabyemeza, aravuga ngo umutima w'umwana ntutera. Iyo ndivamo gutyo. Ubwo rero naratashye, hashize nk'ibyumweru 2-3 nari ntangiye kongera kumva ubuzima bwagarutse. Subira hahandi nasengeye muri rya shyamba nababwiye. Rero ngezeyo mbwira Imana nti Imana ndagushimiye ko ngize umubyeyi, nanjye arise naratwise, nanjye arise niswe umubyeyi, nanjye arise narasamye, ndagushimiye. Ariko se nkubabarire waribeshye kwambwiye ngo nkuyeho igisuzuguriro, ubu nibwo ukinkuyeho cyangwa nibwo ukinkizeho? Hanyuma uko nsenga Imana narariraga, numvaga nyine ari igihe cy'amarira, n'igihe nari mbonye cyo kurira umwana wanjye wari upfuye mukeneye, agiye nshaka kumubona. Nyuma rero nagize umugisha, hahita haza akana k'agahanuzi k'agasore karambwira ngo ninsomeye Yesaya 14:24. Haranditse ngo nukuri njyewe Uwiteka Imana ndirahiye ko nabitekereje niko bizaba, ko nabigambiriye niko bizagenda. Hanyuma nkumva iryo jambo numvise ntekereje inzira y'Imana n'iby'Imana yari yakoze, nkavuga ariko subuko ko Imana yo mu ijuru koko irabyemeye yuko bingendekera gutya, n'inzira naciyemo y'uburwayi kwingana, none naringize amahirwe nsamye ndivuyemo, ubu se nzasubira gusenga n'ibiki? Noneho ako kanya bita numva ijwi rimbwira ngo nsome mu mubwiriza 11:5, handitse ngo nkuko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, ukaba utamenya uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utamenya imirimo y'Imana ishobora byose. Ntega amatwi ndumva. Nkuko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, niko utazamenya uko uzatwita. Noneho numvise ijwi ndaribaza ntariko se reka nkubaze, ubu ngubu kwambwiye umwaka utanga iki gihe ngo nzanki umwana w'umuhungu, ubu mwana akaba apfuye, nkaba maze kugera mu kwa 3, ubu ngubu ninatwita nkabyara nk'uko inzira zawe zisaga 1000, nzabyara muri uyu mwaka cyangwa nzabyara mutaha? Ndayibwira nti noneho nanone ivuguruza. Noneho nongera kumva ijwi rimbwira ngo njyewe Uwiteka Imana ndi Imana ishobora byose, uko nabigambiye niko bizaba, uko nabitegetse niko bizagenda, ngo ndirahiye ngo sinzabeshya umugaragu wanjye Dawidi, sinzivuguruza umurava wanjye. Mbwirwa Zaburi 89:35. Hanyuma maze kumva ayo magambo yose, ndongera mpamagana umuganda mubwira ntikomeje gushyigikira ko tuzabyara muri uyu mwaka. Hanyuma urumva umuntu bakoreye keretaje ubusanzwe yakagombye gutegereza nibura imihango nyuma y'amezi 2 nibwo ibasha kugaruka. Ndavuga ntese ubu neza nyuma y'amezi 2 nkasama mu kwa 6 kwa 12 nzabyara, ntisinshobora kubyara, sinakwemera ko nzabyara umwana w'amezi 6. Hanyuma
ikintu Imana yakoze sinkizi, gusa nyuma y'ukwezi kumwe nahise nsama inda. Haleluya. Nasabye inda nyisama ntabizi, nsubiye kwa muganga barambwira ngo uratwite. Ariko iyo nda nyigiraho ibibazo bikomeye cyane, nyisamira kuri hypertension, mfite ibipimo by'180 ku 120. Ko bazi kubireba byari bikomeye cyane. Uwo mwana nagiye kwa muganga arambwira ati ariko nubwo twite ku inda ikitangira kabiri hano nta mahirwe y'uko umwana azabaho. Amahirwe ahubwo wagira bikomeje gutya inda twayikuramo tugasova wowe. Ndababwira nti reka nkwita ijambo, nta muntu ushobora kuzankorera ku mwana. Uyu mwana yavuzweho n'Imana, uyu mwana n'Imana imutanze, uyu mwana azabaho. Hanyuma mbayeho ngaho n'ibibazo byinshi, rimwe nkajya kwa muganga bakambwira bati noneho n'isukari yazamutse. Ariko iwacu kuva iyo nda yajyamo twakoze icyumba cy'amasengesho gikomeye, hakaba abanyamasengesho bahoraho. Noneho nava kwa muganga bambwira ibisubizo nkaza kubivugira mu masengesho, nabwira nti none isukari yazamutse, ubwo bagasenga basenya isukari. Twanze isukari mu mubiri w'uyu mubyeyi, tumuhinduye muzima. Umubiri we nugira isukari kwiye, umubiri we nube muzima. Twanze hypertension, iyo basenga gutyo bugakenya muri laboratoire ibipimo byabaga bizima. Amahirwe ngera ku mezi 7. Bageze ku mezi 7 baravuga bati noneho ubwo tugeze ku mezi 7 ibipimo byari stabilije ntacyo, ariko bigeze hejuru gato ku 8 bya bipimo birongera birazamuka. Nabo baravuga bati reka tuyikuremo. Ndababwira nti wapi, nta muntu ushobora tumukuremo umwana tumushyire muri kuveze. Ndababwira nti wapi, nge nzabyara amezi 9 yuzuye kandi nzabyara umwana wuzuye nk'uwabandi, nta mwana wo muri kuveze nshaka. Unyemerere wenda duse naho duhiniye aho ngaho nanone igice cya kabiri, duse naho tubatera amatsiko ubutaha wenda tuzaze tumenye se uwo mwana waje kwemera avamo, waje gutegereza amezi 9 ko agera ntibyagira ikibazo biteza bigendanye nawe masukari yazamukaga buri gihe cyangwa ibyo bipimo byazamukaga byo kwa muganga, nkuko nabo bakugiraga inama bakavuga bati reka twebwe dusoruve ubuzima bwawe noneho inda tuyikuremo, nawe ukabyanga kuko hari isezerano wari ufite cyangwa se hari icyo wavuganye n'Imana. Ngira ngo rero aho ngaho bariho tuba dusubikiye noneho ngo nakosora gato ni kwari ukuyikuramo, nuko bansabaga kunkorera operation bakambaga kugira ngo basove umwana na nyina, kuko umwana w'amezi 7 iyo bamusovye bakakubaga mbere abashobora kurerwa muri kuveza akabaho. Hari aho uriko ku mezi make bari bakubwiye ko ubwo bashobora kuyikuramo ahubwo. Tubashimire rero ko mwakurikiranye ikiganiro igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Alice. Ni inzira ndende, n'ubuhamya burebure, ngira ngo wabivuga bwacya bukira. Rero reka tube dusubikiye aha ngaha, tubashimire ko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho, tubashishikariza kandi gukomeza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibona umunsi ku wundi. Reka rero n'ubundi twiragize Imana, ubundi tuzasubira ubutaha atubwira se iyo nda noneho yaje kwemera bayikuramo cyangwa se amezi 9 yarageze arabyara. Wadusengera noneho tugasoza. Mana dati kiranuka ndagushimye, gushimiye akanya kose wongeye kuduha, gushimiye ibikomeje kuvugirwa muri iyi studio, gushimiye abantu banteze amatwi, gushimiye abo ugiye kubohora, gushimiye ababyeyi bagiye gutwita, gushimiye abagabo bagiye kubyara, gushimiye umuryango uhaye umunezero. Nzi ko ushobora byose, ntabwo ukoreye ikintu ugikoreye ubusa gusa, ufite impamvu wampamagariye umurimo. Mana nshoboza kubwira abantu bose ngo bahumure nawe bazabyara, kuko nanjye wampaye abana. Ndabyizeye kandi nzabibona mu izina rya Yesu. Amen.